ni muraho twagiye Oswakinga aho duhereze headline dufite ibintu nka bitanu cyangwa kugira ngo uze kutubwiraho umwanya urankundira. Icya mbere nyine ni rekurwa rya bano bagabo cyane cyane ba muri Edouard mu igororo ry'amageragere barekuye ndebe ku rutonde nkaba urutonde igororero rya mageragere reka nze ndebe ubwo ni rya Nyarugenge yego kuko ntabwo ari bamuriki gusa ntabwo ari retired CG Gasana hariho n'abandi ariko abazwi nabo babiri cyane so nk'uwa mbere twamukangamije Esperance wa kabiri ni Rwakunda Christian wa gatatu ni Rusizana Loise ni umukire ni umuntu umwe mu bagwiza tunga warufunze hanyuma undi ni Serubibi Eric wa gatanu ni Bamporiki Edouard wa gatandatu ni retired CG Gasana Emmanuel. Nabo ngabo ntekereza rero ko abantu inkuru ya bakuruye cyane ari iyirekurwa rya Bamporiki Edouard kuko yabaga muri showbiz, ni umuntu wo muri showbiz yafunzwe ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco. Icyo gihe ntekereza ko byari bikiri kumwe yakinaga mu runana nka Kideyo, ni umukinnyi w'amafilime bizwi kandi unayandika nka filime yizwi cyane ni Long Coat ngira ngo urayizi Godfather. So niyo mpamvu rero ari mu bantu barekuwe hanyuma igihugu kigatigita reka tubyite gutyo. Ikindi gituma nanone atigita kuri iyi mihanda yari ahari cyane yagize biriya byago afite followers kuri X ibihumbi nk'ijana gutyo, ariko abantu bakomeje kumufollowinga nubwo nta kintu yashyiragaho yaragejeje hafi ibihumbi 150. Yes, ubwo rero arakaza neza abantu bahise bangabaho ibitero wenda ndaza kubigarukaho ngo igihe yafatwaga iki ngo twabisesenguraga tutishisha abari nta kundi. Usakime yarambwiye ko yaguze internet yihuta ariko igira gutya ikamutenguha. Uswaki uranyumva? Godfather wanjye urambura warugeze ahantu ngo mwamusesenguye. Okay, ubwo ni ikibazo cya space, ni ikibazo cy'ispa. Abantu nimwareke muri kumva cyangwa nanjye ndimo gucika. Sinzi abandi niba bari kunyumva. Ubwo ndongera manuka ngaruka. Ndakumva gatanu ku kandi Uswaki ntugende. Umanuke. Reka mbaza abantu muri comment turumvikana cyangwa space nyikureho nzanindi. Ko murabizi ngiyewe ntabwo ngira ikibazo cya internet, ntabwo ngira ikibazo cya turi kumvikana cyangwa space tuyikate iri gucika. Niba iri gucika mu mbere no space nyigarure. Muri comment ndashaka kuzumva birimo gucika cyangwa murimo kunyumva gatanu ku kandi turi kumvikana. Ndakumva Godfather, ahubwo abo kuri space nibambwire ni wowe uba urimo ni wowe utanyumva kuri ya nyine uri kugira ukambura. None se biba bigenze biti kuko ngeraho nkakubura nawe wambuza. Sinzi niba nabo kuri space bose baba bambuza. Reka tubabaze mumbwire hasi ikibazo rero bari kwandika da. Reka twumve. Oya ntabwo sedi kuri bitari byo. Okay. Bari kutwumva neza. Turabumva neza. Bari kutwumva Uswaki twakomeza. Ariko agomba kuba harimo ikibazo gituma umbura kandi nanjye ndimo kugira nkakubura. Ni network akayabarega no kuvuga ngo wamaze kujya network akazima kandi akurahenda kubwiza ukuri ari ukuntu ugiye gucikana. Nawe yawe iragucikana kandi uri wabo wawe tukoresha ariko uziko tuva ari tukuziko ngewe itabaza kunyura mu nyanja ngari ngunyure muri bya bikozi reka da. Okay. Sasa ubwo Bamporiki turi mu muvuge hari nari narambuyeho gake abashaka kuvuga kuri CG Emmanuel Gasana barabivuga abavuga kwigaruka online rya Murungi Munyengabe Saba hanyuma guhabwa imirimo kwa Mimosa Aurore Munyangaju. Yemwe hari n'umumama witwa Uwase Patricie wari umunyamabanga wa leta muri Mifotra nawe wahawe izindi nshingano.
ya perezida rero yaravuze ati ntabwo ari ukubirukana aba ari ukubahindurira imirimo kandi koko niko birimo kugenda bigaragara. Ndumva izo ngingo ziraba zihagije wenda na rya torero nyine bavugaga ryafunzwe ririya torero ryafunzwe n'uwitwa Hamuza ukora muri minisiteri bakababwira ko kuva ku ngoma no kuri Bibiliya bagomba kubiripotinga. Wasomye itangazo? Ntabwo ibaruwa bandikiye wayisomye? Ntabwo nayisomye uze kuyimpa. Chris angandi tuza kuhagera hano mfite umuyahudi uri buze kurinsomera hano mfite umuheburayo. Chris uzamuke kabisa ndagushaka no hejuru. Wakomeza duhere hehe? Duhere kuri Bamporiki. Ngiye kuri Bamporiki rero urabona ngo difatangira ikibazo kimwe urukumva oswa ikintu abantu bampora ngiyewe ngira ibitekerezo bitandukanye n'iby'abandi ntabwo ngiyewe nzi gucinya inkoro ariyo na mpamvu mbona ntazanaramba. Ngiyewe gufungwa kwa Bamporiki cyangwa gufungurwa kwe ntacyo bimbwiye nta nicyo byigeze bimbwira kuko ngiyewe bitewe n'amakuru nikururiye ntabwo yari shyashya nubwo ibyo yazari birango bya ruswa n'ibindi. Ngiye nakuruye amakuru ya Bamporiki muri Miss Rwanda reka ziceceke. Rero gufungwa kwe ntacyo byambwiye no gufungurwa kwe ntacyo bimbwiye. Urumva ni igifi kinini kandi ibifi binini buriya nyine bari igifi kinini namubwira iki nagaruke ntabwo nzigeragana nawe araje yongera azabona akazi ariko ibintu n'amakese muri Miss Rwanda Bamporiki nawe urabizi niki sinigeze ngufana nta nubwo ngiye kugufana uyu munsi ntabwo nkwanga sinanagukunda biraho ngaho nakazu yaze so ntabwo gufungurwa kwe rero ntacyo bimbwiye ntacyo byishe nicyo bikijije. Reka aho ngaho nabonye abantu baje hano se turishimye baramufunguye ko mutigeze mubona mujya kumusura mujye muri kuburyari. Bamporiki rero ntabwo gufungwa kwe no gufungurwa ke byose ni yare ntacyo byenda gushira ntabwo byenda gushira ntuzangiye kuntuza umuntu binshimishije nashimishijwe mubabarire munyuve ntimunyumve nabi. Umuntu nshimishijwe nashimishijwe no kugira no gufungurwa kwe ni retired uyu ntuza retired CG Emmanuel Gasana. Urakoze cyane ngiyewe kuko uriya mugabo ibikorwa yakoze ubwitange yakoze ibikorwa na Bamporiki yakoze ibikorwa byinshi byiza. Bamporiki yarakoze cyane ariko bitewe n'ukuntu nagize amatungo acukumura amakuru muri Miss Rwanda nta comment nabishyiraho ariko turishimye yafunguwe ntabwo ndibuze kubinjyajya bye ngo ndishimye yafunguwe sinari nabyitayeho kuko sinigeze mu mufana wawe sinigeze ngufana ntabwo mukundaga muri Kideyo mu runana ntabwo Bamporiki namubonaga nk'iryarya ari ukuntu namubonaga nk'iryarya. Ikindi ndavuga ukuri nk'uko mbibona Bamporiki hari ahantu yageze ashinga ijosi amakuru mfite Bamporiki ni byinshi simukunda kandi simwanga biraho ngaho namubonaga nk'umuyobozi nk'abandi yakuzuza inshingano nkamukunda uko ariko nta byacitse nta yacitse amabere nuko so ibi ngibi rero urumva abantu barabinziza kenshi nibyo nzira cyane kuko ntazi kubindyarya mu kanya uragenda urebe tweet zuzuye ati imitima yacu iraruhutse n'ukuri twari tugukumba kombora mwaje muri kuburi Bamporiki no buryarya nyine n'uburyarya kandi ntabwo uburyarya bumbarizwaho. Bamporiki gufungurwa kwawe ntacyo bimbwiye no gufungwa kwawe ntacyo byari bimbwiye. Reka twumvikane gato ya Godfather. Yego atujye impaka ngufiya buriya gufungurwa kuko bacumugara mu Kinyarwanda gaho umugabo aguye undi ateraho utwatsi ushatse wabyishimira cyangwa se ntuvuge ko ntacyo bikubwiye oya kereka niba umwanga mwangira iki niba yego niba utamwanga rero kuba avuye mu y'abagabo si ngombwa ko usimbuka cyangwa ngo uririmbe ubwire abantu ko yishimye ko arekuwe ariko avuye mu y'abagabo kandi byanze bikunze hari ukuntu yagororotseho gatoya kugumamo rero nibyo bibi kuko hari ibintu byanze bikunze bizima yakorera igihugu kandi buriya ntazongera gukora ibibi kuko perezida yaravuze ati no guhanwa birafasha. Urumva ntagaruke ntuzishimire ko umuntu ahera mu gihome kereka yari umwanzi wawe. Ntabwo nashimishijwe nuko yahera mu gihome kumva niba wanyumvishe neza nasasiye ndavuga nti sinigeze nita ku ifungwa rye niyo mpamvu ntageze nita no ku ifungurwa rye wanyumvishe kuva uri kubivugaho nuko byakuraje ishinga yego byakuraje ishinga kuva uri kubikomozaho
Okay, no oya nuko mvuze urabizi urukumva Yes. wenda na Bamporiki yagiye bamuziritse akasamutwe ahangaha ntaraba kasongoye kwa urumva ariyo mpamvu ari buze batse iyi kabutiriyo ni gatiki Bampori you are welcome yewe nabazaga ahubwo icyo nabazaga ndabizi kuba wakurikiye mumbwire yafunzwe amezi areza 6 iyo yahawe imbabazi na perezida ubusembwa bumuvaho ku buryo yakongera gukora mu nzego za leta mfashe kuri ako kantu turaza kubibaza gusaba ihanagurwaho ubusembwa kandi naryo arisaba nyuma y'imyaka 5 ngaho ihangane gatoya umusore w'iri kurima Kusoki fata ijambo ihangane gatoya nani Kusoki baragifite ijambo kiduha headline nuko nari muvuyanze ariko nibi yabikenewe oya nta kibazo iyo bivuyanze biri ku murongo nta kibazo gukenera umunyamategeko ariko nanjye nashaka kuvuga uko nakiri umva ikintu cya mbere ni uko guhabwa imbabazi na perezida bitavuga ko weho icyo ugomba kumva kandi buriya hari abandi perezida hari abandi barekuye ariko ntabwo barekurwa n'iteka rya perezida n'iteka rya minisitiri bo benshi barenze 2,000 urumva bakaba barekuwe by'agateganyo bariya abandi benshi batari Bamporiki bo iyo yakoze ikindi cyaha asubiramo kurangiza na bya bindi atari yarangije ariko kuri Bamporiki ni yindi case buriya Bamporiki ni twashimwe niya Victoire Ingabire so nuko rero ihanagura aho usembwa ntabwo ari automatique abanyamategeko baraza kubitubwira ku buryo burambuye asante kubya Bamporiki ibi tuza kubitindaho rega wamugani nkuko warubivuze ibi ni bifi binini nakasamutwe iyi nkuru nyine bafungwa byaravuzwe bafungwe bigomba kuvugwa urumva rero ngewe ku rundi ruhande muze kumfasha mu nyumve urumva ni igitekerezo cyanjye kidakura kw'iby'abandi abantu mwishimiwe n'ifungurwa rya Bamporiki muze kuzana baho umwanya kandi mbareke mutangira ibitekerezo nkuko mubyumva icyo ni kimwe icya kabiri mbere yuko tuvayo abanyamategeko nibamara kudufasha utubwira turaza kuza ndifuza ko tuza kuri biriya bintu by'itorero nituva kuri biriya bintu by'itorero turaza kuza kubijya yewe ndishimye cyane kubera Munyangaju ndamwikundira biri aho ngaho ndamwikundira gusa ndi umufana cyane ibindi se ni ibihe ibyo bora nanjye bite nkomuzaho gwahe ukuri kuvuga kuri Munyangaju yego nanjye rwose izo santima nuko umuntu akoresha ijambo santima bakagira ngo ni za santima zindi uko wiyumva ku mutima wawe ku byerekeranye na Munyangaju nanjye nuko ntabwo zari buze ukumva mukunze iyo adahura n'abamurwanyije ku buryo bugaragara yararwanyijwe ku buryo busa nk'ubushushanyije urumva mbona abanyamakuru hafi ya bose baramuteraniye noneho ndavuga ndasuzuma ndasesengura asanga baramuhora ubusa noneho njyewe bituma mukunda kuva rero yahawe izindi nshingano nanjye nishimye cyane wow wanyuzwe nishimye byumve mu nshingano mukunda zivuyemo mukunda zisubiyemo nzakomeza ngufana aho ugiye kuba ambassador urumva agiye kuba ambasaderi uriya mubyeyi n'imfura waracecetse aratuje kandi akora gahunda ze neza kuri inshingano ze neza urumva ni umwe mu bayobozi nkunda ahubwo bazamwongera n'ibindi icyo ni kimwe ndabizi abakunzi b'akabumbu muraza mu bivuge ayo ni akazi kanyu ayo ni amarangamutima yanjye ni uburenganzira bwanjye ndamwikundira no kuba yabonye izindi nshingano ni haleluya urumva aha ariko hari ukuntu yabaga agiye muri siporo cyagiye bavuye muri siporo kuwa gatandatu nkabona ukuntu bimeze fresh none bamutwaye hanze y'igihugu bamutwaye muri takiyego n'ibindi agendeye hari igihugu ariko nagaruka bazongera mushyire mu cyo tumubona muri siporo yambaye kwakunda yambaye umudamu w'umusore kabisa ushinguye w'icumu reka tugaruke hari agatuya noneho Usokim ntabwo aba bagabo batinze bahawe imbabazi vuba n'ubwa mbere bibaye ibi ngibi nabyo ni n'akasamutwe ubanza uko sore Munyangaju bamwohereje muri Luxembourg yego buriya rero hari umugabo witwa George Orwell yanditse igitabo cyitwa Animal Farms cyangwa se Animal Farm muri icyo gitabo yaravuze ngo all animals are equal
but some animals are more equal than others. Urumva? yego Mu kinyarwanda ni muri icyo gitabo ubwo ni nk'ifamu cyangwa se urwuri rw'inyamaswa, reka turwite gutyo. Inyamaswa zose zirareshya, ariko hari inyamaswa zireshya biruse izindi. Zose zirareshya, ariko harimo zimwe zireshya cyane kurusha izindi. yego Ni ukuvuga rero ngo usibye ko n'ibyaha bari abagabo bari bafungiye, cyane cyane duhere kuri Bamporiki, yego ni ibyaha mu by'ukuri si ibya rubanda bariye, si ibya rubanda yariye. Nta bakire bagize ibifaranga byinshi ariko badafite, reka tubyite ukwiyizera guhagije, ukwiyizera guhagije, noneho bakaba bari inshuti ze. yego Bagira ibibazo akaba ari we bisunga ngo abahakirwe ibwara nk'akara. Rimwe na rimwe rero, rimwe na rimwe akanababeshya, akaba yahekenya nyine, akaba yahekenya. So urumva ntabwo ari ibyo abaturage yatwaye, kereka wenda ibyo bavugaga bya misi, ibyo ntabwo ari byo yari afungiye. Kumugumisha hari igihe kirekire ntacyo byari bimaze, nta kintu byungukiraga Abanyarwanda usibye wenda kubigisha ko nta kamara. ariko arasubizwa mu mirimo. Uriya ntiwagira ngo afite igiti, saka kanya, ariko igihe kizagera ayisubizwemo, kimwe n'uko yatikorera ku giti. Ugiye kureba harya Kalisa Alfred ntiyagizwe ambassador afunguwe. Uriya wa BCDI, yego ahaciyeho imyaka. Samu Nkusi nawe yarafunguwe indi mirimo. Bisaba ko uhanagurwaho bwa busembwa, bitwara imyaka, ntabwo ari ako kanya. Anko hano kuri Space nabonyeho Anko Bobby. Muze mudufashe, turakumva muze mudufashe mu baza amategeko, turashaka kumenya. Anko Bobby arahari, namubonye. Araza kudufasha. Sasa ku bya Gasana naho ndavuga nihuse. Gasana ari guverineri mu Burasirazuba. Yabonye umuntu ufite umushinga wafasha abaturage kuba babona amazi mu mafamu y'inka zabo. Noneho mu kubitestinga aramubwira ati hey wanjye turebe niba uzabikora, nzakukorera noza, nzagupushingira bigere no ku baturage basanzwe. Nuko hazamo kutumvikana, aramurega, hanyuma baza kuvuga ko yakoresheje ububasha bwe. Ayo ni amategeko, izo ni inkiko, ariko ushobora gukoresha umutimanama ukumva icyari kigamijwe kiri hejuru y'ibindi byose atari ikibi. Ubwo rero nawe kurekurwa kuba bari bumugumishemo igihe kirekire hariya ntacyo byari kuba birimo kungura igihugu, kandi imbabazi birabazihabwa kuko banazisabye. Ntabwo ari ukuzibahatira. So aho ndumva nabangarukirije ahangaha kuri iyo ngingo, hanyuma tugakomeza tukumva n'abandi. Okay, umusore w'Imana. Esa reka ngengere ku kantu nanjye mbivuye uko mbyumva, nagira unyumva nabi. Nabonye abantu bose bavuga ngo welcome back, ngo umuntu wacu biki, ariko turumve ngo uwo muntu wacu ataragenda shaho, uwo muntu wanyu industry byari bimeze bite, yagiye byagenze gute, inkuru zose mwavuze iki. Nge rero ikintu cyantunguye nuko njye nabonye ahubwo n'imbabazi rwose yazihawe vuba atarageza no muri 1/2 cy'igihano, ariko ubwo ni amahitamo y'umuyobozi yabonye bigize. Nanjye nka Godfather ntacyo byanshimishijeho nta n'iki, kuko nkibona umupapa rwose avuga ngo ndi idebe ryawe, naravuze nto ibintu byarenze ubundi rwego. Ako kari akantu kanjye nanjye uko nabifashe nuko nguko. Cyokora duprimesinze ko azandika filime, kuko kera hari uwagize ibibazo aramubwira ngo nge nibimbaho nzabyandikamo filime, ngo kandi ndabizi muzazireba, reka atwihere filime tuzirebe. Iyo nuko nabyakiriye. Kuri Gasana ho nishimiye cyane nanjye ko imirimo yakoze iki n'imyaka agize n'iki, kandi we ni n'akanyafu. Ntekereza ko yabaye n'umusirikare atabisubiramo, ariko sinkubeshye uriya mupapa. None se niba twararebye ikiganiro cya Manirakiza Theo, yavuze ko yageze bamugeje hari amageragere akaba umuvunyi mukuru,
yarangiza naho agakora y'amakosa bakamuvana ku buvunyi bakamusubiza epfiyo kandi ngo bari barakireye poste bamuha poste y'ubuvunyi idasanzwe yo muri gereza ukuvuga ngo yari ameze noneho nk'uyoboye abandi bagororwa muri gereza ariko naho muri icyo gihe gito yarongeye hakora skandale bamuvana ku buvunyi bamujyana iyo kuko yongeye agakoresha ububasha yahabwaga n'icyizere yari yaragiriwe ubwo se tuvuye ko ubu ngubu ari bwo agiye kuza akabitunganya yenda twishimire ko avuye hariya akaba asanze umuryango akaba asanze umufasha we ariko nta kintu cya danje rwose gishyashya ngo sosiyete yungutse reka mbe nanjye ndekeye aho ngaho hanyuma Uncle Gobi badusobanurire ngo mu bubasha perezida ahabwa n'itegeko ntafite n'uburenganzira bwo kuba yaha umuntu imirimo bitarindiriye ko bwa busembwa bukurwaho mu rukiko kuko aho nari nasomye nasanze nka bariya barekuwe bagomba gukurwaho ubusembwa nyuma y'imyaka 5 kandi nabwo babyatse urukiko aho nkibaza nka perezida wa repubulika ntashobora kukubonamo inshingano akaba yazikugenera ubwo twabonye nka nkuru yahoze ayobora umujyi wa Kigali Mutsindashyaka yaje gufungurwa ahabwa inshingano bakaritsa Alfred uko mwabivugaga sindi niba bararindiriye iyo myaka 5 cyangwa bararindiriye kujya mu rukiko bagakurwaho intuza icyo cyashakwa ikindi rega muri umuntu avuga muvuye n'uriya mu kirere usizana nawe yarekuwe reba miliyari baregwaga bo n'uriya wari umunyamabanga wa leta n'uwayoboraga ikigo cy'igihugu cy'imiturire baguze inzu ya leta baguriye inzu leta bayigurisha leta yigura amafaranga menshi y'akayabo arutegeye n'agaciro bari barayigeneye nabo barekuwe kandi nabo ngira ngo nta na kimwe cya kabiri cy'igihano bari bakagira murakoze cyane urakoze cyane bwana musore w'Imana mu kanya ndabizi ku bintu by'iyobokamana ubyumva cyane dore bikomoka iyo ukomoka ndaje nkugaruke mu kanya Uncle Gabe wiriwe amakuru yanyu umeze neza amakuru ni meza dukeneye inyunganizi ngira ngo wabyumvisha wakiriye gute ifungurwa rya bariya bagabo wakiriye gute inshingano zahawe bamwe wakiriwe gute itangazo twabonye risesa burundu rigafata abakirisitu rikabagira abapagani bakavuga ati mujye guhinga ibirayi na makadamia mu karere ka Gicumbi abandi mujye guhinga ibirete mu karere ka Nyabihu hanyuma amaturo Bibiliya ingoma imyenda z'abaririmbyi turabishaka mu bituzanire ntabyo mwemere guhitiza n'indi torero mutarabitugezaho ijambo ni ryawe yego murakoze ngewe nasabaga yuko murakoze kumpa ijambo ndashaka kuvuga gusa kuri kiriya cy'abafunguwe icy'abanyamadini cyo ndakihorera ntabwo ndibuze kugikomozaho abanyamadini ndabubaha cyane buriya ngo bavugana n'Imana sinshaka yuko baza kuvugana n'Imana bakansabira ibintu bikamfata niyo mpamvu najya nirinda cyane kugira ibyo mbavugaho ndavuga ko bariya bafunguwe ku bafunguwe hari ikintu murimo kwirengagiza mbere na mbere tubanze tubyemere yuko perezida wa repubulika afite ububasha ahabwa n'amategeko bwo gutanga imbabazi icyo bita presidential clemency ariko izo mbabazi ntago azitanga avuga ati ngo yigira inama ku giti cye agomba kugisha inama kabineti ye icyo gihe aba ari urwego rwa minisiteri y'ubutabera harimo n'intumwa nkuru ya leta ari nawe minisita ariwe attorney general ariko na cyane cyane perezida w'urukiko rw'ikirenga ari nawe tuba twita ngo ni chief justice buriya abagisha inama akababwira ati ese bimeze gute murabona ari byo murabona bikwiye hari ibintu byinshi birebwaho kugira ngo ubwo babasha bwe ahabwa n'itegeko nawe abashe kugira ngo abushyire mu bikorwa kugira ngo bubeho hakabaho n'abandi bantu mwumvishije Sokimu yavuze basabirwa n'urwego nyine rwa minijiste kugira ngo nabo babashe kuba bashyirwa ku rutonde rw'abantu bagomba kurekurwa ariko wenda ibyo byose bitegurwa cyane cyane n'itegeko
rigenga imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha. Mwibuke ko dufite itegeko rya 2019 aricyo twita CCP cyangwa se Code of Criminal Procedure. Ndakeka mwebwe niyo mwakomeje gukotingaho cyane cyane mwakotinze iriya ngingo ya 233 ya kera ya 2019 niyo igaragaza igihe cy'igifungo gisabwa usaba gufungurwa by'agateganyo. Ubwo n'umuntu uri mu gusaba imbabazi nyine kugira ngo abe yareba niba mu gusaba imbabazi byamwemerera. Reka tujye kuri Bamporiki, twese turabizi ko bari baramukatiye imyaka 5. We byamusabaga dukurikije iryo tegeko rya kera rya ingingo ya 233. We icyo gihe ku bantu iyo wabaga wakatiwe imyaka 5, sinzi niba munyumva. Halo, turakumva cyane. turakumva. Ni ukuvuga ngo usaba gufungurwa by'agateganyo kugira ngo abyemererwe byamusabaga ibi bintu bikurikira. Murebe izi ngingo 3 kuno zimeze. Iyo yabaga yarakatiwe igifungo kitarengeje imyaka 5, ubwo ni ukuvuga ngo umuntu wakatiwe kugeza ku myaka 5 yagombaga kubanza agakora 1/3 cy'igifungo. Ninde ufite aho gukarikira tanga tubarire 1/3 cy'imyaka 5 n'imyaka n'amezi angahe cyangwa n'imyaka ingahe? 1/3 cy'imyaka 5. Okay, no mwaka umwe n'amezi angahe? Nka 6 cyangwa 7, sibyo? Ni ukuvuga ngo yagombaga kubanza agakora nibura umwaka umwe n'amezi 7 ari muri gereza. Yamara kuyikora kandi nabwo yitwara neza, agaragaraho imico myiza n'imyitwarire myiza muri gereza. Hari ibintu byinshi cyane bareba kugira ngo abe yajya gusaba ko yahabwa imbabazi. Ariko mwibuke ngo ejo bundi muri 2023 iyi ngingo yaravuguruwe muri 2023 ejo bundi mu ngingo ya 16. Urebe ukuntu bayivuguruye. Bavuguruye ako gace kavuga ngo iyo yakatiwe igifungo kitarengeje imyaka 5 akaba amaze gufungwa 1/4 cyane. Bivuze ngo noneho urubona ko baramanuye. Mbere byabaga yarabanje gukora 1/3, ariko hano bagaragaje kuko nibura agomba kuba yarakoze 1/4. Noneho ninde waturebera 1/4 cy'imyaka 5 kingana n'iki? Ni umwaka umwe. Aha, umwaka umwe se ntawe ukoze. Urumva ko rero umwaka umwe yarawukoze. Ubuzuye se ushobora kuba ahubwo nanarenze. Ni ukuvuga ngo amaze gukora umwaka urenze afunzwe. Bivuze ngo iri tegeko rero rishyashya ryaje rivugurura ingingo 233 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha. Ingingo ya 16 iramurengera cyangwa se yamuhesheje ayo mahirwe kuko nawe ntago ari injiji, ni umuntu wize kandi abafite n'umunyamategeko erega hariya nawe umugira inama akamubwira ati nyamara wandike perezida ashobora kuguha imbabazi. Kandi koko perezida ashobora kuguha imbabazi harebye hari ibyo ashingiraho. Ashobora kureba ibyo wamariye igihugu, ashobora kureba ubunyangamugayo wari ufite mbere, kutari umunyabyaha ruharwa uzwiho ibindi byaha. Ashobora kureba n'ibyo wari waragejeje ku gihugu. Ibyo byose agenda bireba, ariko abigishijemo inama na Chief Justice na cabinet ye. Mu by'ukuri natwe turi kubivuga ahangaha ari wowe bafunze ukabona nawe harimo chance yo gusaba imbabazi, ntabwo wakwanga gusaba imbabazi. Wazisaba nawe. Burya isi ntisakaye, imvura ishobora nawe kukunyagira, nawe yakunyagira rwose. Nawe rero niyo mahirwe yagize nyine ahabwa imbabazi muri ubwo buryo. Reka tubifate muri ubwo buryo, na cyane yuko perezida abifitiye ububasha. Byari kuba bigayitse iyo aza kuba nibura atamaze gufungwaho igihe kingana na 1/4 cy'imyaka 5 yakatiwe. Ariko rero mwibuka ikintu kimwe, guhabwa imbabazi, presidential clemency, guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu ntabwo bikuraho byose bikomoka ku cyaha. Urugero, murabizi ko umuntu akoze icyaha kiba gifite ibintu byitwa ihazabu
ihazabu ijya mu isanduku ya leta, aricyo dukunze kwita fine. Ihazabu buriya niyo fine, kandi fine igihe cyose ijya mu isanduku ya leta. Ariko abo wakoreye icyaha bashobora kukurega indishyi, icyo bita civil action. Ni ukuvuga ngo abo wakoreye icyaha, iyo ari nk'abantu basanzwe bakoreye icyaha bakaba barakureze indishyi, ugomba kubishyura n'iyo ndishyi bakureze, urukiko rukayemeza. Bivuze ngo rero za mbabazi za perezida z'umukuru w'igihugu ntabwo zikuraho za ndishyi ugomba kwishyura abantu, nta nubwo zikuraho ya hazabu uba waraciwe. Niba nibuka neza, ndibuka baramuciye harya za miliyoni 60, sinzi nibuka neza, amafaranga yari menshi bamuciye. Iyo hazabu rero sinyeka yuko ko yoboye bayimubabariye, yahawe imbabazi zo gusohoka muri gereza, ariko aracyafite icyo cyasha kihazabu agomba kwishyura. Ikindi mugomba kwibuka, umuntu wese wakatiwe igifungo kuva ku mezi 6 kuzamura, kugira ngo abashe kuba, murabizi ko umuntu adashobora gusubira mu mirimo ya leta. Icyo ni icya mbere. Murabizi ko nta NG ishobora kuguha akazi, kubera ko murabizi ibigo byinshi muri iyi minsi bigusaba criminal record. Akazi kenshi, ahantu henshi bagusaba criminal record, barebe ko niba utarigeze ukatirwa, yewe hari na za visa utanabona kubera yuko ufite criminal record runaka. Noneho kugira ngo rero umuntu abashe kuba wenda yasubizwa mu kazi vuba, nuko agomba gusaba icyitwa ihanagurwa busemba. Ihanagurwa busemba rero umuntu ariburana mu rukiko rukuru, rw'ifasi yaho yari yararegewe. Ni ukuvuga ngo niba yararegewe i Kigali, ubwo ajya mu rukiko rukuru rwa Nyarugenge rw'i Kigali hano, niho ajya kuburanira ihanagurwa busemba. Ihanagurwa busemba rero uriburana n'umushinjacyaha nyine muri imbere y'umucamanza, kuko ubushinjacyaha bugomba gukomeza kugukoraho record, bugushakishaho n'ibindi byaha ushobora kuba uri mu kuregwa n'ahandi. RIB ishobora kuba iri mu kugushakaho ibindi byaha muri cya gihe cy'imyaka 5, ushobora kuba warongeye kwitwara nabi, community utuyemo ishobora kuba ikuvuga ibibi, ushobora kuba uri mu gukekwaho n'ibindi. Niyo mpamvu muri ya myaka 5 ugomba kuyimara kugira ngo usubire mu rukiko rukuru ujye gusaba ihanagurwa busemba. Iyo bagusanzemo rero harimo ibindi ugenda uregwa muri sosiyete yaragukozeho raporo, muzi ya nteko bita ngo inteko y'umudugudu yarakwicariye ikagukorera raporo yuko ubateza umutekano mukeya aho utuye, cyangwa se hari abantu bagiye bakorega ibindi birego bitandukanye, niyo yaba ari mu bucuruzi. Ntabwo ibyo bintu byaguhira ngo urukiko rukuru ruguhanagureho ubwo busembwa. Ubwo busembwa urabugumana. Noneho igiteye igikomeye kurushaho, ni ukuvuga ngo urwo rubanza iyo rutsinzwe, kugira ngo uzongere uhabwe amahirwe yuko wajuririra cyangwa se wakongera ugasaba, habanza gucaho indi myaka 2. Ibaze waramaze imyaka 5, iyo ubuze ubwo yawe mahirwe yo guhanagura ubwo busembwa, hiyongeraho indi 2, gutyo kugeza igihe uzabiherwa ihanagurwa busemba. Niyo mpamvu rero udashobora no gusaba criminal record ngo bigukundire. Ntushobora kujya gusaba criminal record bavuge ngo nta cyaha akurikiranyweho. Uje bahita babize criminal record yawe itiza, noneho biriho byose n'ibyo ukurikiranyweho n'ibyo wabaye convicted byose babigukubitiraho. So icyo nicyo kintu cyonyine nashaka kuvugaho ku bijyanye wenda na Bamporiki. Afande ntabwo ndibumuvugeho byinshi, kuko we mu cyo yarezwe cyane, kandi icyo kintu ni ikintu nge ntakunda mu buzima bwanjye. Ni ikintu cyitwa agakabyo k'ubutegetsi, cyangwa se ikintu bita misuse of power. Afande Gasana yakirezweho cyane icyo kintu. Ngewe mu buzima bwanjye uko nteye, ngewe gopi uko nteye muri kamere yanjye, umuntu ufite ububasha ahabwa n'amategeko, yarangiza agakora icyo bita misuse of power, agakora icyo bita agakabyo k'ubutegetsi, cyangwa se misuse of power, mu gukoresha nabo ububasha ahabwa n'amategeko bitewe n'umwanya afite. Umuntu muri uko gukoresha nabo ububasha bituma habaho ikintu cyitwa injustice, bituma habaho akarengane, kandi ako karengane gashobora gutuma abantu batakaza imitungo, batakaza igihe, bashobora no gutakaza ubuzima. Ntabwo nabashije kumenya ibikubiye muri ibyo birego byatumye abihamywa n'abo yabangamiye, ariko icyo nzi cyo